Haleluya. Umwami Yesu Kristo nashimwe. Nishimiye uyu munsi ko Imana yaduhaye umugisha wowe nanjye tukaba tukiriho duhumeka, tukaba tukiriho tugize amahirwe yo kuba turi amahoro. Uwiteka Imana nabishimirwe kuko ari mwiza. Uyu munsi rero ni umunsi Imana itugiriye neza wowe nanjye kugira ngo twumve ijambo ry'Imana turyumviye kuri iyi YouTube channel yitwa Itabaza ry'Agakiza. Welcome to Itabaza ry'Agakiza channel YouTube. Imana ibahereza umugisha rero, reka dusenge Imana. Uri kumwe nanjye Emi. Uwiteka Mana, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye kutwitaho, tugushimiye kuturengera, tugushimiye Mana ibyahise byacu bya kera, kandi tugushimiye Uwiteka Nyiringabo ko wadutijije ibyari kutwica no kuturimbura. None tugushimiye uyu munsi ko duhagaze kandi tubashije kumva ijambo ryawe. N'uyu mwanya duhagazemo turagushimiye Mana, uri mwiza. Yesu Kristo uri mwiza, wewe watwitangiye ukamena amaraso ku bwacu, icyama ukarushaho kutweza no kudutunganya, ukaduhindura ibikoresho byawe Mwami Yesu Kristo, ukaducura inkamba zose zikatuvaho. Urakoze. Uyu munsi rero Mana uvugane natwe mu ijambo, urisobanure kuruta uko umuntu yarisobanura, kandi Mwami uritwumvishe kuruta uko umuntu yagerageza kuryumva. Tubisabye twizeye izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana bahereza umugisha. Uyu munsi turaganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo Kristo arahagije. Yesu Kristo ubwe wenyine arahagije. Yesu Kristo ubwe wenyine arahagije. Hanyuma hagati aho tutarakomeza, mwihangane abagize ibyago, muhumure. Yesu Kristo arabakunda kandi abitayeho, afite ihumure mu biganza bye. Mumushakane umwete, muramubona rwose. Kandi nawe uri mu bihe bitameze neza, wumva ubabaye, wumva ufite agahinda, ubona ntawe ukureba, ubona ntawe ukwitayeho, Yesu Kristo warahari kugira ngo akwiteho. Mwemerere gusa umuha umwanya, mwemerere gusa wemere kumva icyo avugana nawe, utuze wumva icyo avugana nawe. Yesu Kristo ahari kukumva, ndabihamya kuko nanjye ndi umugabo wo guhamya ibyo ngibyo. Imana yacu ni nziza. Hanyuma ndagira nkubwire ngo Yesu Kristo ubwe wenyine arahagije. Tutongeyeho kwiringira no kwizera imiryango, Yesu Kristo arahagije. Imiryango idahari, Yesu Kristo arahagije. Ubutunzi bwabuze, Yesu Kristo arahagije. Nuvuga ngo Jesus+nothing equal sufficiency of Jesus Christ. Ariko Jesus+something equals nothing. Yesu kongeraho ikintu runaka ntacyo bibyara. Yesu kongeraho kwizera ikindi kintu runaka nta kintu na kimwe bibyara. Yesu kongeraho kwizera umufasha, umugore cyangwa iki, ntacyo bibyara. Kwizera Yesu byonyine bigira icyo bibyara, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Izere Yesu kandi utumbere Yesu. Kwizera Yesu kuko ahagije, tumutumbere. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bakorisayi ibice byaho 2 umurongo waho wa 6. Abakorisayi ibice 2 umurongo wa 6 haravuga ngo, nuko rero nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushorere imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera, nkuko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa, bikurikiza imihango y'abantu, iyo bahawe na basekuruzaho karande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi, bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we niho hari kuzura n'ubumana kose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Yesu Kristo ubwe arahagije. Yesu tutongeyeho amashuri arahagije.
amashuri kuyashyiraho ni byiza, nimvuga kongeraho ntiwumve ko udakwiye kwiga, ntiwumve ko udakwiye kubana neza n'uwo mwashakanye, ntiwumve ko abo badahari ntacyo bimaze. Birakimaze ndetse cyane, ariko ntabwo bivuze ngo wizeye umugore ukizera na Yesu ngo hari icyo byabyara. Wizeye Yesu Kristo, mu kwizera Yesu Kristo harimo ibyo ngibyo ushaka. Mu kwizera Yesu Kristo harimo ubutunzi, mu kwizera Yesu Kristo harimo ubwenge bwose, harimo ubutware bwose, harimo ubushobozi bwose. Mu kwizera Yesu Kristo, focus on Jesus. Haleluya. Ntabwo dukwiriye kugira ikindi kintu twongeraho kwizera Yesu. Ntabwo dukwiriye kubifatanya n'imigenzo ya karande, ibyo basogokuruza batwigishije gukora kera muri karande z'imiryango, muri bya bindi batwigishaga gukenyera no kwambariraho ibyo uzi nge ntazi. Ntabwo ibyo kubyongeraho Kristo hari icyo bibyara. Yesu Kristo we wenyine arihagije, kuko ngo niwe mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Haleluya. W'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Yesu Kristo ubwe arihagije. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ubwe kuba yihagije ntabwo bivuze yuko hari ikindi kintu runaka wakora havuyemo Yesu Kristo ngo ubashe kukigeraho. Ujye witondera inyigisho z'iminsi z'iki gihe, iz'abantu bigishije, abavugabutumwa benshi bagurutse duhagurutse kuvuga ubwiza bwa Yesu, ariko tukongeraho n'ibindi. Yesu ubwe wenyine arahagije. Umunsi waboneyemo Yesu niwo munsi wo guhinduka kwawe. Umunsi waboneyemo Yesu niwo munsi waboneyemo ibyiza byose, kuko ibyiza byose biri muri we. Yesu Kristo ameze nka envelope irimo ibyiza, envelope irimo amatunda, envelope irimo imbuto. Kandi kumushonje Yesu Kristo niko atumereye. Ni ukuvuga ngo muri Kristo harimo ibyiza byinshi. Umuririmbyi aravuze ngo amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe. Ufite Yesu Kristo ufite byose. Ufite Yesu Kristo ufite ubutunzi. Ufite Yesu Kristo ufite amahoro. Ufite Yesu Kristo ufite urugo rwiza. Ufite Yesu Kristo ufite ibyishimo. Ufite Yesu Kristo ufite akazi keza. Ufite Yesu Kristo ufite amahoro mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba ubw'umubiri ndetse n'umwuka urashinganye. Tureke kuguma kuba imbata z'ibyaha. Abaroma ibice 6 umurongo waho wa 4, umwanditsi w'iki gitabo cy'Abaroma aratubwira ngo tureke kuguma kuba imbata z'ibyaha. Yesu tumuhereza umwanya muri twebwe, kuko umugambi afite ari ukuguhereza ubwisanzure. Arashaka kuguha kwishyira ukizana. Yesu Kristo arashaka kuguha kwishyira wowe ubwawe ukizana, kubera yuko wamuhaye umwanya. Niwumva ko Yesu Kristo hari ukundi kuntu gishaka kurwana, ubona hari ikindi kintu gishobora gushaka gukora, ntabwo uzakira nimba urwaye. Abakurisayi ibice byaho 2 n'umurongo wa 20 avuga ngo nuko rero niba mwarapfanye na Kristo, mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi, niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri ab'isi? Kubera iki? Ko wavuze ko wakijijwe ukakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza, kuki hari ibyo ugishaka gukora bindi by'ibyaha mu rwihisho? Kuki ugishaka kugira umuntu wabaza ngo mbariza ariko ngo urebe ngo uko bimeze, ngo nyamara ngo wajya kunsengera? You pay money for nothing. Urishyura amafaranga ku busa. Urishyura amafaranga umuntu agiye kugusengera gute? Ni muntu ki uha amafaranga kugira agiye kugusengera? Ufite uburenganzira bwo kwisengera, ufite uburenganzira bwo kwegera Imana, ufite uburenganzira bwo gusanga Imana, ufite uburenganzira bwo kubwira Imana uko wowe ubishaka no kubyumva, kuko nawe uri mu baguzwe, kuko nawe uri mu babohowe. Yesu Kristo ntugire ikindi umwongeraho, ntugire kwizera runaka,
ntugire kwizera kw'imiryango ngo reka nizere umuryango ngo Yesu Kristo ngo nizeye imiryango. Yesu Kristo ubwe birahagije. Niwizera Yesu umuryango uzagukunda. Niwizera Yesu uziga uzatsinda. Niwizera Yesu uzagera kure hariho hose hashoboka utekereza. Niwizera Yesu azagufata kuranda ati kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo niwe mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose apana akantu gatoya. Buri roho rero, buri mutima, buri muntu afite inshingano zo gushaka ukwishyira ukizana, ariko ubitanga ni Yesu. Yesu niwe wenyine ubitanga. Haleluya. Usomye igitabo cya Tito ibice 2 n'umurongo waho wa 11 naho hatubwira neza uburyo Yesu Kristo ari we mizero y'abizera. Abizera ni bande? Ni batwebwe. Haleluya. Ni batwebwe. Ukunda Yesu nk'umukunzi, ukunda Yesu nk'uwagucunguye, cyangwa umukunda nk'ibintu by'ishingano. Nkunda Yesu gutyo gusa, ariko utazi ngo waye kubera iki nkunda Yesu. Kadusome Tito ibice 2 umurongo waho wa 11 aratubwira ngo iki: kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Haleluya. Yesu Kristo afite misiyo yo kukubohora, afite misiyo yo kuguhindura icyaremwe gishya, afite misiyo yo kukuribera, afite misiyo yo kugukura mu bubata. Twebwe kwiga ijambo ritubwira ko twabatuwe mu bubata bw'ibyaha, ariko tukabatwa mu bubata bwo gukiranuka. Twabatuwe ku mukoresha mubi ari we Satani, ariko tukabatwa ku bubata bwa gakiza ka Yesu Kristo. Nshuti yanjye, kunda Yesu kandi umukundisha umutima wawe wose. Nk'uko ijambo ry'Imana mu Baroma ibice byaho 6 n'umurongo wa 14 avuga ngo ibyaha ntibikabatware nk'uko ahubwo ngo mutwarwe n'ubuntu, ariko si ubuntu bwo tubureke busage. Oya, ntibikabeho. Ni ukuvuga ngo icyo dukwiriye gukora ni ukwiringira Yesu, ni ukwizera Yesu gusa. Tumbira Yesu. Nutumbira Yesu abatakwemera bazakwemera. Nshuti yanjye, si ngombwa kuvunika wemeza abantu. You waste your time. Si ngombwa ko ujya gushakisha ibindi birungo ku buzima bwa si ngombwa kujya gushaka ibindi bintu by'inyongera. Oya, birahagije. Kuba ufite Yesu birahagije. Kuba uri inshuti na Yesu birahagije. By'umwihariko cyane ko turi abavandimwe. Ko umuririmbyi yabivuze ngo Yesu yangize umuvandimwe we. Ijambo twasomye mu gitabo cy'Itangiriro umurongo wa 26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu, atware ibiri mu isi byose. Nuko ngo Imana irema umugore n'umugabo, atwara inyanja n'isi n'inyamaswa byose. Waremwe muri DNA y'Imana, ufitanye isano n'Imana mu maraso. Ntabwo ufitanye isano n'inyamaswa. Isano ifitanye n'Imana mu maraso no ku mubiri, uyifitanye n'Imana. Niyo mpamvu Yesu Kristo ubwe, kwizerera muri Yesu Kristo bihagije. Atari ngombwa kongeraho ibindi. Atari ngombwa kwizera ko ufite ubwenge bwinshi. Atari ngombwa kongeraho kwizera ko umuryango, kwizera inshuti, kwizera abavandimwe. Atari ngombwa kongeraho ibyo. Kubana nabo ni byiza, no kuba tubafite ni byiza, inshuti nziza murakagwira. Ariko
kwizera Yesu ubwabyo byonyine birahagije. Birahagije ubwabyo, kuba umufite ubwabyo birahagije. Petero wa kabiri igice cyaho cya mbere umurongo waho wa kabiri haratubwira ngo urwandiko rwanditswe na Petero, urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, ibice cyaho cya mbere umurongo waho wa kabiri havuga ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije iby'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Haleluya! Muntu wakijijwe ufite ubutunzi bwose, muntu wakijijwe ufite ubutunzi bwose. Yesu Kristo ubwe arahagije. Umurongo wa gatatu bavuga ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye, apana nta nubwo ari ikiguzi, zatugabiye ubumana, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Haleluya! Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije iby'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi yo kwifuza. Inshuti yanjye, umaze guhunga, ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, wahise ugabirwa ubutunzi bukomeye cyane, ndetse ugabirwa no kugira kamere y'Imana muri wowe. Yewe nshuti yanjye utarakizwa, hunga kononekara kw'isi, hunga kononekara kw'ibiriho, hunga irari, hunga, maze Imana ikugabire ubutunzi bwayo butagira akagero, ikugabire ubutware n'ubushobozi bwayo bwose duhererwa muri Yesu Kristo waduhamagarishije ingeso ze nziza. Uyu munsi Yesu araguhamagara, musore Yesu araguhamagara, wa mubyeyi we Yesu araguhamagara, wa nshuti nziza we Yesu Kristo uyu munsi araguhamagara, kugira ngo ubashe kubaho uhagijwe na byose. Ufite Yesu birahagije, ufite urukundo rwa Yesu Kristo birahagije, ufite Yesu Kristo ufite inshuti nziza itazagusiga, yewe n'abandi bazaza bagusanga, bazaza biyongera kuri iyo nshuti. Kunda Yesu, nukunda Yesu azatuma n'abandi bagukunda, nukunda Yesu n'abandi bazaza, nukunda Yesu umuryango uzaza, nukunda Yesu ubutunzi buzaza, nukunda Yesu buri kimwe cyose kizakunda. Uwiteka Imana abahereza umugisha, Imana iguhereza umugisha. Ukwiye gukizwa, ukwiye kwakira Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza, kubera yuko abahunze urugomo n'ubugome bwa kera n'irari n'ibindi byose byadutwaraga kera tutarakizwa, uyu munsi ngo dufite byose, dufite kamere y'Imana muri twebwe. Ese nibyo? Ubaye nawe waravuze ko wakijijwe ariko kamere y'Imana ikaba itari muri wowe, ntabwo urayishyikira. Ni urugendo gukizwa. Isuzume neza urebe nimba ntaho utakara, isuzume neza urebe nimba ntaho waguye. Wikurikira ibimenyetso n'ibitangaza gusa, uya bikubwira ngo ngwino tugusengere ngo bigende gutya, ni byiza, deliverance ni nziza, ariko ufite ubushobozi bwo kwegera Yesu Kristo akakugirira neza. Ese urabishaka? Umutima wawe birashoboka kuvuga ngo Mana, ndumva noneho nkukeneye, nduhura, ndananiwe, ndarushye, ndumva nta rutege mfite na gake. Yesu Kristo ndagukeneye. Imana iguhereza umugisha. Reka dusenge. Wowe wumva ushaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, wowe wumva unanijwe na byinshi, Yesu Kristo ubwe arahagije rwose. Humura, ntago bigusaba kuba bakwanze, ntago bigusaba kuri bujye kubinginga ngo muze mu nkunde. Oya, try, kunda Yesu Kristo, bigerageze urebe yuko batagukunda. Take back, baragaruka.
Reka dusenge. Mana yacu turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Warakoze ko wanzahuye ndetse n'aba bandi bose wazahuye, uhabwa icyubahiro. Ariko Mana, hari n'abakiri inyuma, icyama imitima yabo ikagira inyota, kandi mu mitima hari n'uwifuza uyu mwanya, uyu mugenzi wanjye wumva avuze ati ndumva nari naniwe, ndumva nari ndushye, Yesu nduhura. Ndakwinginze Yesu muruhure, nk'uko urya wanduhuye, nkakurya nkwehe imitwaro yari ndemereye, nawe muruhure, umugirire neza. Mana, tuguhaye icyubahiro. Turagushimiye kubw'imbaraga zawe, turagushimiye kubw'urukundo rwawe, turagushimiye ko watugiriye neza, turagushimiye Mana ko waturengeye. Imirimo yawe n'ibitangaza byawe biganze, amahoro yawe n'urukundo rwawe biganze. Utuyobora, uduhumura amaso y'umwuka, kandi amatwi mwami y'umubiri nayo mwami abasha kumva, ndetse n'amatwi y'umwuka afunguke mu buryo bwose. Abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo, abari bananijwe n'ibibazo bitandukanye baruhure mu izina rya Yesu. Ukore deliverance y'imibiri Mana, buri umwe wese wumvaga ananijwe n'isi, wumvaga ananijwe n'akarande, wumvaga ananijwe n'ibyaha, waravuze ngo tugushake turakubona, dukomangura dukingurira. Kandi mwami Uwiteka Nyiringabo, tuje tugushakana umwete. Wavuze kuri Karuhura mwami, turaje ngo turuhure, abananiwe ubaruhure, ibibananije ubaruhure mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro, kandi uhereze umugisha buri muntu wese wumvishije ijambo, ndetse n'uwumvisha irindi jambo, ariko mu mutima we akaba ashaka kumeneka, akaba yumva umutima umenetse rwose agushaka, umugirire neza. Tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda. Ciao ciao.